Mu gisa n'ibanga rikomeye ahagana mu masaa 8 z'amanywa nibwo byamenyekanye ko umugogo w'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa wageze mu Rwanda ku kibuga mpuzamahanga cya Kigali i Kanombe. Aya makuru yaje kwemezwa na Dr. Rutijanwa Medard, umwe mu bagize umuryango wa Kigeli wa gatanu. By'umwihariko uyu akaba yaramubereye se wabo. Nibyo koko twawakiriye umugogo w'umwami uyu munsi i Kigali ku kibuga cy'indege saa 8. Hanyuma twamuherekeje aza mu buruhukiro, noneho turagaruka dukora inama ya komite y'umuryango. Iyi nama ya bamwe mu bagize umuryango w'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa yakurikiye umuhango wo kumusezera, yemeje ko agomba kuba ikiriyo cy'icyumweru kikabera imwima ya Nyanza, aho umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa yimiye ingoma. Twemeje ko ikiriyo gitangira ejo, kikazakorwa muri iki cyumweru, noneho kikazabera i Nyanza niho kizabera. Noneho nyuma y'icyo kiriyo hazaba itabazwa ry'umugogo w'umwami i Nyanza imwima. Cyakora nta tariki ntakuka abagize umuryango w'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa bemeje ko umugogo we ugomba gutabarizwaho kubera impamvu Dr. Rutijanwa Medard akomeza asobanura. Itariki ntabwo twayigennye kubera ko hari ababyeyi dutegereje, ababyeyi bakomeye bafitanye n'umwami isano yo hafi. Turabategereje, igihe bazazira nicyo kizaduha igihe cyo gutabaza umugogo w'umwami. Igisa n'igikomeye mu rugendo rw'umugogo w'umwami kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugera i Kigali nuko ngo Leta y'u Rwanda yabigizemo uruhare. Abagize umuryango wa Kigeli wa gatanu Ndahindurwa barabyemeza. Leta irafasha, yatubwiye kuva kera n'ubu irabivuga iti ibyo mukenera byose bisobanutse byumvikanaho. Leta irafasha kuri icyo kibazo kuko rwose nko kumuzana sugira ngo nitwe twatanze amafaranga yo kumuzana, kugira ngo biroroshye gufata indege n'umurambo n'umugogo w'umwami ntabwo byoroshye. Cyo ni urugero rumwe, urumva. Leta rero yarabyiyemeje irabikora, itera inkunga. Abagize umuryango wa Kigeli wa gatanu Ndahindurwa kandi bemeza ko nta mihango yihariye izakorerwa umwami mu gihe kitabarizwa ry'umugogo we. Ngibyo bemeranijweho nk'umuryango ngo nuko umugogo we uzakorerwa imihango ya Gikristo kuko nawe asanzwe ari umukristo. Ubundi umwami ni umunyarwanda ariko ni n'umukristo. Hazubahirizwa imihango ya Gikristo kandi ni Gatolika. Tariki enye z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka nibwo umucamanza wo mu rukiko rwo muri Leta ya Virginia yemeje bidasubirwaho ko umugogo w'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa ugomba gutabarizwa mu Rwanda. Ni nyuma yaho abari bashyigikiye ko atabarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika babuze ibimenyetso byerekana ko umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa yasize avuze ko agomba gutabarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko babivugaga. Tito Gisabirema, Royal TV.